mukomere cyane. Ni Gisenyi ku Museneri nk'ibisanzwe. Uyu munsi turi hano muri Rurembo, ni mu Byahi, aho tubazaniye iyi nyubako. Ikaba ari inyubako iri mu buso bugera kuri 400. Ikaba ari inyubako ifite ibyumba 4, dushe 3 mu nzu, igikoni kigezweho, salo na saramanje, kandi bifite design nziza cyane. Nkuko muri kubibona hano, dufite pariking nini, pariking ishobora kujyamo imodoka 2 cyangwa 3 kandi ziparitse neza. Inzu yacu ikaba ifite igikari kigari, ikagira igikoni cyo hanze, ikagira stock yo hanze, dushe na toilette byo hanze, kandi nabyo byisanzuye cyane. Kandi nkuko muri kubibona kuri inzu yacu, ni inzu yubatse neza, ni inzu ifite design nziza, ni inzu muri kubona ko ikomeye. Ibikoresho bakoresheje muri kubona ko n'amatafari ameze neza, amatafari ahiye guhera hasi kugera hejuru. Iyi nzu yacu tukaba turi kuyigurisha miliyoni 90 zirimo ibiganiro. Uramutse ushaka iyi nzu ushobora kugandisha cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ndetse iyi ni short video jya kuri YouTube ya Gisenyi ku Museneri urebe video yose, video irambuye niho iri. Ndetse ugereho urebe ibintu byiza tuba twafitiye, haba amazu meza, apartment, ibibanza, mbese imitungo yose itimukanwa ni muri Gisenyi ku Museneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.